ese indangagaciro, umuco na kirazira ndetse n'imiryango y'uyu munsi, cyane duhere mu gihugu cyacu. Yego. Aba ariho tugenda, wenda ugire muri make icyo udusangiza, ndetse unadusangize ubutwari bw'umuryango, ubutwari bw'igihugu, cyane intwari mu muryango ninde, yabate ntacyo. Reka dufatire kuri aka kantu ko wari utangireho kavuga ngo ese inshako z'ubu ngubu umuntu yazitwaramo gute? Hambere kuki byari bikomeye mbere urushako, kuko iyo tugiye kureba mu bihe byashize tubona yuko hatabagaho gutandukana cyane, ariko ukuri nshobora guhamya ni uko nta no gushakana kwabaga kuriho. Ntago bari butandukane batashakanye, kuko hatandukana bashakanye. Nubwo igihugu gishyiraho amategeko, ariko burya ry'amategeko abaho kunganira itegeko nshinga ry'umuryango ryitwa umuco. Unyumva wese uno munsi abyandika avuga ati itegeko nshinga ry'umuryango ni umuco. Uwataye umuco aba yishe itegeko nshinga, kandi itegeko nshinga rirarindwa. Uwo ari we wese w'icyo gihugu, nk'ubu mu Rwanda n'uwari yavutse wanditswe ko yavutse mu bitaro, burya itegeko nshinga riba rimureba, riramurengera, cyangwa se nawe afite inshingano zo kurirengera, zo kuririnda. Ni wowe uyu muco rero, ubwo ni itegeko nshinga ry'igihugu. Uyu muco rero nk'uko udahitamo aho uvuka, sibyo? Aho wavukiye, uwo muco wavukiyemo ni itegeko riba rikureba, kandi ubushinzwe kurirengera naryo rishinzwe kukurinda. Imana iramuhana. Yesu rero abigarura gutyo. Noneho rero iyo manutse hepfo ndavuga nti twebwe mu Rwanda dusa naho twabonye Adamu wa gatatu. Ukuri guhari, sinavukiye muri iki gihugu cy'u Rwanda, navukiye i Bugande, ariko inkuru ku yindi y'ibyari hano mu Rwanda nari nyizi. Iyo ngeze aha ngaha nshobora no gusobanura nti nari umwe mu bakada, kandi ndi umwana. Abakada rero abantu benshi babumva mu bantu babayeho bashinzwe kumubarizinga cyangwa se kumubiriza imyumvire y'abantu n'iki. Ariko umukada ni umuntu wabaga waritanze akemera no gutanga ubuzima bwe. Nitwa Revera Pasiteri Karemera James, tugira ikiganiro umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana. Reka rero mbabwire mukomeze kugenda mugira ibihe byiza cyane, abakunzi badukurikira cyane ku muco n'umuryango. Twongeye kugaruka rero turi kumwe n'umuntu Imana yatoranije, kandi ikamuha amavuta, reka mbivuge gutyo, cyangwa se ikamuha ubushobozi bwo kugira ngo aganire abantu bagira impano nyinshi, ariko nawe akaba afite impano zo guhugura imiryango, zo kubana n'imiryango. Papa, iyo wumvishe James wumva papa, hanyuma umwana yakumva James akumva umuryango nyine. Abana namwe mube hafi, mwumve impuguro z'ababyeyi, mwumve uburyo mugomba kwitwara. Hanyuma rero namwe badamu, biba byacanze byayobeye, ni benshi cyane bagiye bagaragaza cyangwa se batwandikira yuko hari icyo Revera Pasiteri Karemera James abafasha mu kongera kubaka ingo, ndetse no kubaka umuryango nyarwanda muri rusange. Ubwo rero aratangira abasuhuza nk'uko mumubona, murabona ko yambaye neza, n'ubundi asanzwe yambara neza, yambara nyine ubupapa. Abapapa mwese muhite mutangira kureberaho, hanyuma murebe uburyo James yambaye, hanyuma namwe ubutaha nyine ku munsi w'abapapa namwe mujye mwambara uku nguku. Hanyuma niyo mpamvu rero aba yabaje imbere yambaye mu buryo butandukanye, yagiye abereka imico igiye itandukanye n'imyambarire yayo, n'ubundi biracyakomeje. Hanyuma rero reka tumwakire, ikaze Revera Pasiteri. Murakoze cyane kumpa ikaze
Imana ibahe umugisha kandi n'abadukurikiye nabo ndabashuhuje, ndabifuriza ishya n'ihirwe mu byo bakora. Ibisanzwe ni amazina ni Karemera James, ndi umubyeyi. Imana yampaye impano yo kubungabunga imiryango, kandi iyo mvuze umuryango byanze bikunze hinjiramo umuco, kuko umuco ngira ngo aho nagiye mwigisha nagiye ngaragaza yuko umuco ari itegeko ntakuka. Iyo dusomye muri Bibiliya hari aho dusanga ngo amategeko y'Abamedi n'Abaperesi ngo ni amategeko atarahingukaga, atarakukaga, n'umwami ntiyashoboraga kurihindura. So rero n'iki kintu bita umuco mu muryango, umuco ni itegeko ntakuka ryahawe umuryango. Imana ikirema umuryango ikawuha kubaho, niyo yawuremeye umuco, biba amategeko, ku buryo iyo dukurikiye Bibiliya wenda turi buhaganire uko turi bugende twungurana inama muri iki kiganiro, ubona yuko hagiye habaho ibihe bitandukanye, haba kwicuza kw'Imana ku bitwaye nabi muri uyu muryango, mu kuyobora umuryango. Nk'abagabo bagenzi banjye, ababyeyi, abadamu, abubatsi ingo, n'abo birimo bimera nabi, birashoboka ko urugo rwabaho. Igihe cyose wemereye umwami Imana akongera kugusubiza kuri rya reme ry'amategeko yitwa umuco, kuko iteka umuryango ufite umuco biragoranye kusenyuka cyangwa se gutandukana. Ariko iyo bamaze gutakaza umuco, baba batakaza itegeko ry'Imana mu kuremwa kwabo, hari icyo baba batakaje nyine, ari nacyo shingiro ry'uko umwanzi nyine abatera ibitekerezo bitandukanye bitari byiza, bikavamo ibyo bita divorce cyangwa se gutandukana. Hanyuma abana rero iteka bakaba victim, akaba aribo baharenganira. Ubwo rero nibyo nababwiraga mbasuhuza, mbabwira ko Imana yampaye uyu mwanya n'ubu butumwa kugira ngo nigishe imiryango yayo, kuko ndavuga ko ari imiryango yayo, nubwo ngewe mvuga yuko ari umuryango nyarwanda, ariko ntago bikuraho ko ari umuryango Imana yaremye igashyiraho. Ngira ngo hari umuhanga umwe nakurikiye mu kiganiro cye avuga ati biragoye ko abantu babiri bose bafite agakiza cyangwa se bafite indangagaciro zimwe z'umuco bashobora gutandukana. Ati byanze bikunze hariho umwe muri bo uba waramaze gutakaza ya ndangagaciro iyo abantu bajya gutandukana. Rero nanjye iyo mbivuga hari urugero nkunda gutanga ruvuga ngo hariho umugore w'umubyeyi, hakabaho n'umugore w'umugore. Aka kantu ntago wenda bapfa kukumva ntagasobanuyeho. Umugore w'umubyeyi wenda ngira uko mbitandukanyaho n'umugore w'umugore. Umugore w'umubyeyi iyo umwana we urugero wenda amennye nka teremosi mu nzu cyangwa se nk'ikirahure igihe arimo gukina, iyo ari umugore w'umubyeyi aza yirukanka n'igishyika akavuga ati ntacyo ubaye mwana wa, ntabwo aza ahobera ya teremosi yamenetse cyangwa iki, ahubwo aza n'igishyika cyinshi avuga ati mwana wanjye ntacyo ubaye. Yasanga umwana atakomeretse n'iki akamuhumuriza, akanamwereka yuko gukinisha ibi bintu atari byiza, byicana cyangwa se bikomeretse. Noneho itandukaniro ryabo rero n'umugore w'umugore, umugore w'umugore iyo umwana akoze ikosa nk'iryo cyangwa se akamena ikintu nk'icyo, aza yirukanka avuga ati teremosi yanjye iramenetse. Ni ukuvuga ngo igishika cye kiba kiri kuri cya gikoresho kuruta wa mwana. Ubu rero aba bantu kandi twamaze kumva ko ari abagore kandi bose babyaye, ariko umwe agasa naho ari umugore ariko agumanye inshingano zo kuba umugore kuruta ko yaba umubyeyi. Rero abagore bose ntabwo ariko baba ababyeyi, kuko umubyeyi ni igishika cy'umwana, kandi umubyeyi iteka arangwa no kubungabunga indangagaciro za kibyeyi cyangwa se z'umuco nyarwanda. Yego. Ubwo rero nimba nta kibazo nakomezaho nkaganiriza abankurikiye ku muco n'umuryango. Ikiganiro cyacu dutambutsa cyitwa umuco n'umuryango, byo shingiro ryo kumenya Imana. Ndi umupasiteri
nk'uko benshi banzi, wenda unkurikiye ari ubwa mbere ari bubimenye, ndi umupasiteri nemera Imana kandi nahamagawe mu buryo bwo gushumba. Gushumba rero ni ukuba umubyeyi, kandi gushumba ni ukuragira cyangwa se ni ukuyobora benshi. Ubwo rero ndi umubyeyi wa benshi, nubwo mperezanta abo mu rugo rwanjye, ariko ndi umubyeyi wa benshi. Rero ndagira ngo nitse cyane ku kintu bita abagore, kuko iteka iyo tuvuze umubyeyi hagaragara cyane umudamu, kuko ari we ujya kubise, ari we ubyara, ariko n'abagabo babyaye bubatse ingo bitwa ababyeyi, kuko nawe arabyara kandi agahembwa. Hanyuma rero aba badamu, wenda ndi buvuge bwana Jado ku kintu tumaze iminsi turwana nacyo cyo gusenyuka kw'ingo. Nari nkubwiye nti umuhanga umwe yaravuze ngo iyo abantu babiri babanaga nk'umugore n'umugabo usanga barimo batandukana, bari muri za gatanya, byanze bikunze umwe muri bo ntabwo aba agifite za ndangagaciro, zaba iza Gikristo cyangwa se za Kinyarwanda. Kuko mu Kinyarwanda kirazira, mu Gikristo ho ni icyaha, tukita icyaha, nubwo ibyaha byacu bitagenzwa ngo umuntu afungwe, ariko ashyirwa mu ihaniro, akahanwa, akigishwa, agasengerwa, akongera agatozwa ubumuntu. Ubundi niwo mumaro wa mbere itorero ryagombye kugirira abantu, ni ukubatoza ubumuntu, kuko itorero kugira ngo ribeho naho hari habayeho gutana k'umuntu. Ibyo ngibyo ushaka kubyumva neza wabaza n'Imana yabaremye, kuko ku muntu wa mbere wabayeho ni Adamu na Eva, ariko kugira ngo habeho icyo kintu cyo gutana rwose, mu by'ukuri haba habayeho gutakaza ka kantu bita ku muco. Ni ukuvuga ngo itegeko Adamu yahawe nk'umuntu ryamutandukanyaga n'inyamaswa ni izi ndangagaciro, yahawe indangagaciro za kimuntu, ahabwa muri make, reka neruye mvuge ngo yahawe indangagaciro z'Imana z'ubumana, agirwa Imana kugira naho Imana yirahiye kavuga ngo namuremye mu ishusho yanjye, ni akamana gato. Muri make turemetse mu ishusho y'Imana, ni nayo mpamvu Imana ariyo yaduhaye indangagaciro zayo, so itugira umuryango wayo. None imaze kunezezwa n'ibyo, ishyiraho itegeko ryo kuvuga ngo mubyare mwororoke. Icyo nacyo kiri mu ndangagaciro. Urumva kubyara naho byahereye. Noneho rero uko kubyara no kororoka, nyuma y'uko wa muntu wa mbere atana cyangwa atakaza indangagaciro zirimo kutumvira ihame ry'ubumana cyangwa se itegeko ry'umukuru. Ahangaha abana iyo mbivuze cyane barabyumva. Mu itangiriro 1:31, aho niho Imana yashingije umuntu no kuremwa kwayo. Iyo tugeze mu itangiriro 6:6 usanga noneho ariho Imana isa naho yicuza. Naremye umuntu mukunze, ariko ndicuza icyatumye nde mu muntu. Ubwo icyo gihe imiryango yari ifashe ite muri icyo gihe? Kuko bari bakiri mu gihe cyo kuvuka no kubaho no kongereka. Ntabwo navuga ngo yari imeze neza, kuko iyo iza kumera neza Imana ntabwo yaravuze ngo ndicuza icyatumye umuntu murema. Ukuri guhari hariya, ntabwo Imana yari yicujije uko yaremye umuntu, ahubwo yari yicujije ko uyu muntu yamuhaye indangagaciro zayo, yaramwihaye kuko yamuhamije nk'Imana, imutandukanya n'inyamaswa. Buriya ni nko kuvuga ati iyo nza kumenya yuko nawe yakora ibikorwa bya kinyamaswa, simba naramuhaye indangagaciro zanjye, simba naramuhaye umuco n'amahame agenderaho, mba naramuretse akabaho kinyamaswa. Noneho rero reka tuze kuba gato tugaruka wenda ku muco w'iwacu uyu munsi. Ese indangagaciro, umuco na kirazira ndetse n'imiryango y'uyu munsi, cyane duhere mu gihugu cyacu, aba ariho tugenda, wenda ugire muri make icyo dusangiza, ndetse unadusangize ubutwari bw'umuryango, ubutwari bw'igihugu, cyane ubutwari mu muryango ninde, yabate. Nacyo reka dufatire kuri aka kantu ko wari utangireho kavuga ngo ese inshako z'ubu ngubu umuntu yazitwaramo gute? Hambere kuki byari bikomeye mbere urushako, kuko iyo tugiye kureba
mu bihe byashize tubona yuko hatabagaho gutandukana cyane, ariko ukuri nshobora guhamya ni uko nta no gushakana kwabaga kuriho. Ntago bari butandukane batashakanye, kuko hatandukana bashakanye. Aho bataza kunyumva nabi kuko ndi buhasobanure, urushako rwo hambere navuga ngo ntago rwari ruriho. Uyu munsi niyo mpamvu tubibona tukabona ibintu byabaye bibi. Uti kubera iki? Uyu munsi umusore nkawe cyangwa se nkatwe aho twari turi, waricaraga ukadizayininga ukarema umugore uzashaka mu bitekerezo byawe. Uyu munsi nicyo kibazo gihari kinini. Aho niho ndi butandukanyirize no kugaragaza ko mbere nta rushako rwari ruriho, ari nayo mpamvu ingo zabagaho zikaramba. Uyu munsi rero bisa naho byabaye urushako. Noneho uyu muhungu aricara cyangwa uyu mukobwa akarema agashushanya umuntu azabana nawe, akamurema, akarema amatuza, akarema imitungo, akamumanuka, akamugeza i Burayi aho bazarara n'uburiri byose akabirema. Urumva, yarangiza akaza gutera intambwe akemerera umuhungu runaka cyangwa se akemerera umukobwa runaka ko bari bushakane, yirengagije ko uyu muntu yamaze gushyira muri we atari we uyu mwicaye imbere. Aka kantu ndi bukabahugureho. Niyo mpamvu iyo ageze mu rugo agasanga uwo ari kumwe nawe ni Jado, kandi muri we yari yararemye James. Biratandukanye nyina kumva yuko yayobye ahubwo yajya gushaka James. Aka kantu nkavuge nanakavaho mvuga nti ubwo ni ubuyobe, yewe ni ugutakaza indangagaciro. Uwo muntu nta nubwo abaho, n'uwo mu ntekerezo nyine. Ni wa muntu dushobora kugereranya n'igicucu. Iyo umuntu agenda izuba uko rikuganisha igicucu, umuntu araha igicucu kikajya, ni kuriya biba bimeze. Uriya muntu uyu mukobwa yubatsemo n'uwo mu nzozi, ntabwo ari uriya tugenda tureba uw'Imana yavuzeho ko imukunze bugaki kavuga yuko yicuje cyatumye imubeshaho. Uwo ni we muntu umugore abana nawe, uwo ni we muntu umugabo abana nawe. Ariko wa wundi wacu, wa mumarayika twaremye muri twe ntago abaho. Bahungu basore mujya gushaka, mubanze musenye wa muntu mwaremye muri mwe, kuko hari uw'Imana yaremye muri yo. Icyo mwabaza Imana mwitangire uko nabibabwiye. Hari uwo yaremye muri yo inezezwa nawe, ariko nyumiza gusanga atari wa wundi nyine. Ihita inanamushyiriraho amategeko, ari nawo muco uno munsi tuvuga, kuko hari n'amategeko yahindutse yo kurinda uyu muntu. Mu gusoza wenda ninza gusa n'uhatarutse kuhanyibutsa, hajyanye no kurema igisirikare. Urumva hariho andi mategeko yaje yiyongera kuri rya tegeko shinga ry'Imana ryitwa umuco, kuko ngendigereranya n'itegeko shinga ryuririrwaho n'andi mategeko yose, cyangwa se rikurwa andi mategeko yose. Hariya rero uko ujya kumva ngo inama y'abaminisitiri yateranye itora itegeko iri n'iri rishyira mu nteko riremezwa, na hariya rwose niko byagenze, ko hahise hatorwa andi mategeko vuba yo gukora revolution, hakabaho igisirikare kikajya kurinda igihugu. Kuko kiriya cyari igihugu tuvuga ngo ingobyi ya Edeni, ni nk'uko tuvuga ingobyi y'u Rwanda. Wenda tugaruke ku bukristo bw'uyu munsi. Ubukristo bw'uno munsi hari ukuntu abantu bavuga bati twebwe, ati kuba uri umukristo, ati ntiwabihuza no kuba umupolisi, ntiwabihuza, ariko ni bamwe na bamwe. Wenda nge simbyemeranya nabo. Hanyuma weragira ngo usobanure, igihugu gikwiriye kugira igisirikare. Ese abantu baramutse bakijijwe bose babaho nta gisirikare bafite? Babaho abana babo batajya mu gisirikare? Babaho badafite ukumva ngo kuba ngo nawe umukristo ngo n'umunyapolitike? So turagira ngo wenda hagati aho unadusobanurire gato, noneho uhite winjira n'umuryango ku butwari. Reka wenda ako kantu nze kugasorezaho, kuko kari bujye muri revolution y'amategeko, kuko amategeko yahindutse. Kuko iri tegeko bita umuryango namaze kuryita itegeko nshinga ry'Imana, kandi igihugu niho gikura amategeko. N'itegeko nshinga ry'igihugu rikomoka hariya mu mahame y'Imana. Kuko iyo ukurikiye umuco wacu w'Abanyarwanda n'amateka, usanga niyo bajyaga guhana umuntu nk'ibwami barifashishaga ihame ry'Imana. Imana y'u Rwanda ntikunda iki, kirazira iki. So rero ubajije ikibazo cyiza, niho nari mvuze ngo mu gusoza
ndi bugasobanureho neza, ariko reka mbanze nitse gato kuri ibi bintu by'inshakano, kuko uyu muryango turimo kuvuga niwe uri uvamo kiriya gisirikare, niwe uvamo kiriya gipolisi kirinda igihugu, niwe uvamo ziriya nzego nyinshi zitandukanye zifasha mu rwego rw'igihugu. Uyu muryango niwe uri bugura intwaro. Uyu munsi ndi kuvuga ngo umuryango uramutse upfuye ntube uhagaze neza, ese ejo hazaza twabona abasirikare bafite disipurine, byashoboka gute se? bakunda igihugu, bakunda umuryango, ese bazabona abaganga beza, ese twazabona amavuriro meza, ese twazabona iza ndangagaciro z'umutware ugomba kurinda urugo n'igihugu? So nicyo twavugaga rero umuryango. Nateguye wenda ibintu byinshi byo kuvuga ariko sindi bubijyemo, reka ngenderaho ku kiganiro nyirizina, naho witse ushaka kubaza. Ukuri guhari, umuryango upfuye ntago twagira intwari, umuryango upfuye ntago twagira igisirikare, kuko igisirikare kiba gipfuye. ngira ngo social media zijya zerekana ibisirikare byo hirya no hino, burya nabyo bigendana n'umuco wabo. Tuvuga urugero, nimba muri Kongo baratakaje umuco, wenda bari bafite umuco ushingiye kuri ba Kongo, ni urugero, hakabaho za Kivu z'abakoresha ikinyarwanda, hakabaho za Katanga z'abakoresha iringara, hakabaho iki, noneho bakananirwa kubungabunga umuco. Nujya ureba igisirikare cyabo, araza akajya kuri kontwari mu kabari, ibyo byo ni ikintu kizwi n'uwo ari we wese yajya hari akakibona, akabanza akabitsa imbunda kugira ngo ajye kunywa. Wibaza umuntu abikije imbunda, mu kanya ugasanga yananiwe kwishyura ibyo yanyoye, ya mbunda yirafatiriwe, bibaye ingwate yamaye gatate. So rero ibyo ubwacyo ni ikimenyetso cyo abantu bamaze gutakaza indangagaciro zabo. Ni ukuvuga nta gisirikare igihugu cyagira, nta gipolisi, igipolisi nyine cyaba cya kindi. Nk'i Bugande ni igihugu navukiyemo, kuko bageze igihe basa naho barwanya abanyarwanda cyane, ku buryo batangiye kubita andi mazina ukuntu. Bakavuga, wenda tuvuga urugero, uciye nko ku muntu ukoze impanuka, moto iramwishe cyangwa imodoka iramwishe, wa wundi unanamugonza agasubira inyuma akaza akareba, yasanga ari umunyarwanda, ngo ni cya kiraro batwitaga ibiraro, bati dore ni cya kiraro, nyine imodoka irakisha. Akagenda akareba umupolisi imbere, nimba mupfuritse 50,000, akamubwira ati ndakishe nkisize hariya, ati kiranuka n'amase. Wa mupolisi watakaje indangagaciro ze, ntakore kinyamwuga nk'umupolisi, agafata amafaranga akayashyira mu mufuka. Baza guhuruza akajya yagapima, akavuga ati uwamwishe ntago tumuzi. Ariko si cyo bisobanuye, babaga bamuzi, yabaga muzi. Ariko ibyo byose rero bigize icyo bita guta ireme ry'indangagaciro cyangwa se ry'umuco mu muryango. So n'umuryango rero ntubukiriho, produit ushyira ku isoko ni izo ngizo, ni babana wahoze uvuga ejo bundi bambara ziri munsi y'ikibuno. Hari ututiyatire njya nkurikira rwose, ho umuntu yagiye gusaba umugeni ngo ari umusitari, umusaza ati yavuga ururimi, umusaza akayoberwa icyo avuga bikanyurana. Ati kumanuka akatigito ntabyo azi, ariko umugeni yaramubuze kubera imvugo zidasobanutse nk'izo ngizo. So bene abo, iyo twatakaje umuco, iyo twatakaje indangagaciro z'umuco, iyo twatakaje ireme ry'umuco, iyo tuba twatakaje amategeko akontorora cyangwa agenga umuryango. Rero umuryango, nubwo igihugu gishyiraho amategeko, ariko burya ry'amategeko abaho kunganira itegeko nshinga ry'umuryango ryitwa umuco. Unyumva wese uno munsi abyandika avuga ati itegeko nshinga ry'umuryango ni umuco. Uwataye umuco aba yishe itegeko nshinga, kandi itegeko nshinga rirarindwa. Uwo ari we wese w'icyo gihugu, nk'ubu mu Rwanda, n'uwari yavutse wanditswe ko yavutse mu bitaro, burya itegeko nshinga riba rimureba, riramurengera, cyangwa se nawe afite inshingano zo kurirengera, zo kuririnda. Ni wowe uyu muco rero, ubwo ni itegeko nshinga ry'igihugu. Uyu muco rero, nk'uko udahitamo aho uvuka, sibyo, aho wavukiye, uwo muco wavukiyemo ni itegeko riba rikureba, kandi ubushinzwe kurirengera naryo rishinzwe kukurinda cyangwa se kukurengera. Bikunganirana. Rero wenda ntaza kujya muri teori nyinshi, dore ko mfite byinshi byo nanavuga, cyane cyane nko ku muryango. Nabasezeranyije ko ibyo ndimo kuvuga n'umunsi wa none
ni nko gutegura izi nyigisho zanjye kugira ngo abantu babanze babyumve, bumve nimba bifite ireme, nimba hari icyo byabafasha. Ni nayo mpamvu kenshi nsaba abantu ko bajya muri komanteri bagakomanta kuri ibi biganiro, noneho cya gihe ntangiye kwigisha inyigisho nkajya amenya aho nibanda, kuko ushobora gusanga uyu munsi nibanze ku bagore, kuko nzi yuko uzuye umugore uba uzuye umuryango, uzuye umugore uba uzuye igihugu, uzuye umugore uba uzuye indangagaciro. ngira ngo ejo niho nahoze mvuga, ejo hashize mvuga nti nasomye mu gitabo bita Imigani kivuga ngo nuko yewe mwana tegera so icyo akwigisha, ntiwirengagize itegeko rya nyoko. Ni ukuvuga rero iyo ufashije uyu mubyeyi, uyu mugore, ukamuha umushobozi n'iki, uba ushyigikiye itegeko cyangwa ishyirwa mu bikorwa ry'itegeko. Icyo rero reka ntagitindaho, ninjire muri aka kantu keza kitwa ngo mbese ye umuryango iyo utakaje indangagaciro, utaye umuco, birashoboka yuko wavamo abasirikare, wavamo ingabo zirengera igihugu. Ese abarokore ko bavuga bati igisirikare cy'Imana n'icy'isi kiratandukanye, ariko uvuga atyo we aba yirengagije ku isi ari iy'Imana, kuko Imana niyo yahamije iravuga ngo isi ni intebe y'ibirenge byayo, ngo ijuru ni naho yicaye nyine. Ubwo rero umuntu utandukanye ijuru n'isi, we ubwo urumva mbere na mbere ko afite ikibazo, ahubwo ari nawe twanafasha, yazagana santere yacu y'umuco n'umuryango tukamufasha. Aha rero rwose ni naho nshimira cyane Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, kuko mu kureba kure kwe, ariko ni n'ihame burya Imana ntabwo ijya itora umuntu yamwibeshyeho, kureba kure akavuga ati abapasiteri benshi nibamanuke bajye kwiga, nibagende bajye kwiga, biga amasomo yo gukontorora indangagaciro, sibyo? Arababwira ati ni mwige teoloji, mumenye uko muyigisha, kuko teoloji biriya bitabo nahoze nerekana, hari abatarabibona ariko hari n'ababibonye wenda, birimo inyigisho nyine zitandukanye. Hari umwanditsi wanditse igitabo agendeye ku muco w'ahari, agendeye ku biharimo. Noneho hari uwaje ashaka kumukosora, yandika ikindi gitabo cyunganira icyuriya yanditse muri Bibiliya. Wenda tufate urugero nko kuri King James version, ivuga ku gice gihera cyangwa se cya nyuma cya Bibiliya, ibyo twita isezerano rishya. Yagendaga rero akosora imvugo zirimo. Noneho perezida akavuga ati abapasiteri bitewe n'imyigishirize iriho mibi, ipfuye, yo kuyobya, ukuri guhari barayobyaga, cyangwa se ne kuza kwikuramo kuko ni umupasiteri, ariko no kwikuramo ni uburenganzira bwanjye, kuko ntago ndi muri icyo cyiciro cy'abayobyaga. Niyo mpamvu ngewe nigishaga abantu kuruta kubabwiriza, kuko umuntu mukuru ntago umubwiriza, wamufasha kumwigisha, kumuyobora, ariko ntago wamubwiriza, kuko hari igihe ujya kubwira umuntu ikintu akizi inshuro zirenze zawe, urumva? Rero aka kantu ndagira ngo nze kukinjiramo neza, unyemerere. Nahoze ntanga urugero, ndavuga nti ushaka kumenya icyo bita umuntu cyangwa ubutwari, wakwegera Imana ikagusobanurira umuntu mu itangiriro, wakwegera Yesu akagusobanurira icyo bita umuntu muri Matayo, kuko nawe yamugezeho asa n'umutinzeho. Aho yavuze yeru, yaravuga ati ntimwibwire yuko nje gukuraho amategeko. Amategeko yavugaga ni ayahe rero? Ni ay'Imana, nubwo benshi bumva ya Mose, ariko amategeko ya Mose ni revolution y'amategeko y'Imana. Imana yahaye Mose kuyavugurura kugira ngo ayegereze Abisiraheli. Ukuri guhari, Yesu yarahageze arababwira ngo ntabwo ntimwibwire cyangwa ntimwishoke yuko naje gukuraho itegeko nshinga ry'Imana ariwo mu muryango. Oya, ahubwo narinje kuyakomeza. Nshuti yanjye, wowe unyumva, wowe unkurikiye,
iki kintu ushaka kumenya waganira na Yesu. Yesu aravuga ngo ntabwo naje gukuraho n'itegeko n'iri, naje kuyakomeza. Cyokora mu rwego rwo korohereza abantu nk'uko igihugu kibikora, biriya byo guhindura itegeko no kujya kuryigisha abantu, Yesu nawe yagiye yigisha amategeko y'Imana, sibyo? Agenda yabasobanurira kugera naho yayasobanuye intumwa ze, agera ahavuga aravuga ati nimba ibyo byose bibagoye nimushyire mu buryo amategeko aye abiri: kunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Ibyo bizatuma andi mategeko yose yakurushaga ushobora kuyurira. Aravuga ati n'irya kabiri risa nk'iryo ngiryo, ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ibi bintu rero ndabizana kuko Yesu hariya yarihamirije avuga yuko ari Adamu wa kabiri. Bigaragara iki? Bigaragaza yuko Adamu wa mbere yahawe amategeko n'Imana. Aya mategeko Adamu ayacumuraho, arayica, atakaza umuco, atakaza ireme ry'umuryango, kuko yari ataye umuco, ashatse kwigana inyamaswa cyangwa se gukorana n'inyamaswa, kuko niho inzoka yinjiriramo nyine. Imana rero niho bavuga ko Imana yicuje cyatumye imugira umuntu, ikamuha ubwenge, ikamugira nkayo, kandi yarangiza we akajya guhitamo gushaka kuba nk'inyamaswa. Ibi bintu iyo mbikuruye ndaza nkabigeza 94 mu Rwanda. Impamvu rero ni iyihe? Impamvu navugaga ngo Yesu yavuze yuko ari we Adamu wa kabiri. Bivuze iki? Aje gukora revolution y'amategeko yande ya Adamu wa mbere. Aho rero iyo mpageze ndavuga nti uyu munsi nshobora kuvuga ngo Kagame yaje ari Adamu wa gatatu, kuko nawe yaje gukora revolution y'amategeko ya mbere y'Abanyarwanda. Amategeko ya mbere y'Abanyarwanda ryari itegeko ry'Imana, ari ryo bita umuco n'umuryango. Gukora ikosa ugata umuco, ugatakaza umuco, wumvaga ibyo bita kohera. Ugasanga umwana watewe inda ko yarangaye yishe umuco. Igihano bamuhanaga ni ikihe? Kumwohera. Cyari gikomeye cyane. Kagame aza gusa n'ushyiramo inyoroshyo nk'uko Yesu yagize ate, yashyizemo inyoroshyo akavuga ati nukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Buriya Yesu ntago yakuyeho itegeko na rimwe mu mategeko Imana yatanze, ariko yasuse n'uyasobanurira abantu kugira ngo bayumve, nanayacumuraho amenye uburyo bwo gusaba imbabazi. Rero impamvu reka wenda n'iki nkireke, kuko ibyo mvuga byinshi biri mu mutwe wanjye, iyo ngezaho numva nsa n'uwujujwe umwuka w'Imana. Nafashe umugabo bita Paul Kagame, urumva mu nyandiko yanjye naranditse ngeze hepfo ndavuga nti ibi ngibi ushaka kubimenya yuko nta tegeko na rimwe mu mategeko Imana yahaye Adamu, kuko hari amategeko Imana yahaye Mose, hari n'amategeko Imana yahaye Adamu. Amategeko Imana yahaye Adamu niyo nagereranyije n'umuco wagombaga kuyobora uyu muryango Imana yari iremye. Uwo muco ukomoka ku Mana, niryo tegeko ry'Imana yatanze rimwe. Ibindi byose byagiye ari ukuvugurura rya tegeko. Ijya guhereza Mose amategeko 10, urumva. Noneho Yesu barongera bacumura, noneho nyuma ya Mose ho bacumuye basa naho bishe yose, kuko igihugu cyaragiye kiba umusaka. Iyo usomye Bibiliya, iki gitabo ni igitabo gikomeye cyane. Hari aho ugera ugasanga Imana iravugana n'umugabo bita Loti. Urumva kuko baza amateka ya Bibiliya, hari aho bita Isodoma na Gomora. Kugera aho Imana ibwira Loti ikavuga ngo kubera uko ndambiwe ikiremwa muntu cyangwa kubaho k'umuntu, ngiye gutsemba abantu mbamareho. Ni nko kubika isi. Loti agenda aganira n'Imana mu buryo bwa roho, avuga ati se nabona 30, ati sinzawurimbura uwo murwa w'Isodoma. Umurwa w'Isodoma wari umaze kugira ibyaha byinshi cyane. Loti aramanuka agera ku bantu 5. Imana imwemerera ko uwo murwa itawurimbura. Agera kuri 2. Bisa naho Imana imubwiye iti habuze n'umwe. Iyo usomye Bibiliya wenda sindi bugeyo cyane, ariko ugaragaza yuko Lote n'umugore wari umugore we wo yari burokoremo, nawe yasigaye mu nzira atageze yajya. Aha rero mbivugira iki? Aha niho habonetse Adamu wa kabiri, kugira ngo ahindure cyangwa se yongera avugurura amategeko. Itegeko rya mbere rya Adamu wa mbere ari ryo umuco n'umuryango, cyangwa ari ryo tegeko shingiro ry'umuco riyobora uyu muryango. Yesu rero aza awugarura mu buryo bushya cyangwa se mu buryo bugezweho bwa none. Aravuga ati Imana yo yaravuze ngo nureba n'umugore wa mugenzi wawe ijisho rimurebye urinogoremo, ariko ngewe siko ndi bubivuge.
mbese azanamo akantu k'inyoroshyo aravuga ati wowe nukunda Imana n'umutima wawe wose n'iki bigaragara ko nta kindi cyagira gite cyamuyobya kuko Adamu niho yatakaje umuco niho yatereye umuco ko yakuye ijisho ku Mana n'ubwenge bwe n'iki byose asa n'ubyerekeze kuri Eva cyangwa se kuri kwagushukwa kw'inzoka kwa ya nyamaswa bituma acumura ku itegeko shingiro ry'Imana. Imana iramuhana. Yesu rero abigarura gutyo. Noneho rero iyo manutse hepfo ndavuga nti twebwe mu Rwanda dusa naho twabonye Adamu wa gatatu. Ukuri guhari sinavukiye muri iki gihugu cy'u Rwanda. Navukiye i Bugande. Ariko inkuru ku yindi y'ibyari hano mu Rwanda nari nyizi. Iyo ngeze aha ngaha nshobora no gusobanura nti nari umwe mu bakada kandi ndi umwana. Abakada rero abantu benshi babumva mu bantu babayeho bashinzwe kumubarizinga cyangwa se kumubiriza imyumvire y'abantu n'iki. Ariko umukada ni umuntu wabaga waritanze akemera no gutanga ubuzima bwe kugira ngo igihugu cyongere kibeho. Ntabwo umukada agaragarira mu ishusho yo kumubiriza gusa. Abenshi wenda ako kantu sinagasobanuraho cyane, ariko ukuri guhari nanjye nari ndi muri icyo cyiciro Jado ndi umwana mutoya kuko ndi umwe mu ndatanze inka 3 ngira ngo kuko twari dufite ubushobozi bwo gutunga inka. Iso yaguhaga inka. Wari ufite inka uri muto? Abasaza baragabirana yahaga n'umugore nanjye uzangabire urumva. Noneho ahantu twari turi muri Mpororo ni hafi y'u Rwanda, ubu ni muri Ntungamo, habagaho ubucuruzi bwambukiranya umupaka. Ibyo ari byo byose byagaragaraga nk'amagendo, ariko kuko ifaranga ryo mu Rwanda ryari rifite agaciro, nimba wenda uguze inkoko 2,000 i Bugande ukayizana mu Rwanda ukayigurisha amafaranga 20, yo wasubiraga u Bugande washoboraga gukuramo nk'ibihumbi 10 noneho. Ubwo ukabugeze ku nkoko nk'eshatu. Nagize n'ubwo bworozi bw'inkoko rero bwinshi. Noneho twagiraga abasaza, aho niho ndi bwinjire cyane bacu, kubera commitment, umutima wo gukunda igihugu cyabo, ntago bigize baturemera muri kuba nk'ikiyege cyangwa se ikiyege ni igituzi gikura uyu munsi nimugoroba kikaba cyaboze. Batwigishije imirimo no gukora. Ntuze kumva ngo mu myaka 12 nari umukada ukomeye utanga inka, utanga inkoko, utanga amabasi, ugira gute ukora iriya mirimo ngo wumve yuko nabaga nabitojwe nyine. Kuko twagiraga ibiganiro by'umuryango byo kutwigisha igihugu cyacu ko ari igihugu, u Rwanda ari igihugu gitemba amata n'ubuki. Ugasanga ngewe uri Bugande, wakuri Bugande uri muri izo nk'ijana n'ibindi, nkunze igihugu kurusha ahubwo nukirimo ngira ngo kumva natanga ibyanjye nanjye nakwitanga. Niho wajyaga kumva abana bato bagiye mu gisirikare aribo bitaga abakadogo. Urumva ku buhanga n'ubushobozi bw'umuyobozi w'igihugu cyacu akagira uko abyitwaramo, kuko aba bana kuza n'umutima ukunze igihugu cyabo no gushaka kukitangira ukabacubya nanone ukabasubizayo, hari icyo wagombaga kuba wishe. Ariko mu buhanga bwe hari naho babakusanyirizaga bakabanza bakabaganiriza, wenda nimba bashobora kubereka uburemere bw'imbuna ko atayishobora n'iki, ku buryo umwana asubira mu muryango wabo avuga ati ndabura imyaka 2 nanjye nkatabarira igihugu cyanjye. Urumva uriya mwana ntago bamuciye intege kuko yari yamaze kugira umutima wo kwitangira kubohora igihugu cye. Ariko bamweretse yuko hari igihe kandi n'icyo gihe kizagera n'ubundi nawe akenewe agasubirayo. Natwe twari muri icyo cyiciro ngo ndibuka yuko naragiye baratugarura, ariko batwigisha batwereka igihe cyacu ko kizagera tukaza natwe tugatabarira igihugu, dusubira dukomeza dukora ya mirimo. Hari abantu twagemuraga ibintu bihari, ntabwo turi mu gihugu cyacu ntacyo umuntu yabitinyaho, nimba ari inkwi, nimba ari ibiryo. Kuko ndabyibuka hari igihe kimwe nakamye inka ndinda sinzira, zari inka nyinshi, bakuru banjye nyine bagiye muri iyo mirimo. So iki rero nakivugiye iki? Nakivugiye yuko gukura ukunze igihugu wumva wakitangira ni ikintu kivuka muri rya tegeko shinga ry'Imana yahaye umuntu ijya kumurema kumushyiraho, kandi ridashobora gukuka n'uno munsi wa none. Ari nabyo perezida buri gihe atwibutsa, kandi ari twe twakabaye tubyigisha, kuko dusoma Bibiliya tubona uwo mwanya. Nawe ntabwo mvuze ko atayisoma, kuko ukurikije verisiyo imirongo akunda kuvuga
iba ari na ya mirongo ubona ikarishye nyine y'umuntu wasomye koko Bibiliya mu mwanya agira mwinshi, ibintu agira byinshi, ariko ugasanga niyo point arayizi ashobora kutubazaho. Uyu mugabo rero Paul Kagame, Imana imuha umugisha, ndamukunda, perezida w'igihugu so kumukunda gusa kuko mukunda nk'abandi banyarwanda. Hari icyo yakoze, ibintu nka bitatu nshaka kugira ngo nsubireho kuri iki kiganiro. Nashingiyeho njya kumwita Adamu wa gatatu, kuko hari Adamu wa mbere wahaye itegeko nshinga ariryo bita umuco ryo kuyobora umuryango, hari Adamu wa kabiri ari we Yesu Kristo. Adamu wa kabiri rero impamvu Kagame nsa n'umugereranya n'uyu Adamu wa kabiri ari we Yesu, nuko Yesu we yarazuye aranavugurura itegeko, kuko yashubijeho ubuzima bw'abantu, abantu bari barangiye, yabaye icyungo n'Imana, kunga abantu n'Imana. Urumva yakoze imirimo ibiri. Iyi mirimo ibiri rero iyo ngeze 94 ndavuga nti uyu mugabo Imana imuhereza umugisha, kuko na Adamu wa gatatu mu gihugu cy'u Rwanda. Jado, biteye isoni kumva umuntu ashobora kwihandagaza. Ni urugero wenda akabaza nk'ikibazo kivuga ngo ese yakoze iki? Uriya muntu wamumpa ngo tuganire, kuko numva aricyo namusubiza. Ngiye mu kwandika kwanjye naravuze ngo ushaka kumenya ibindimo kuvuga byo kuvugurura itegeko nshinga ukarisubizaho, ukuri nuko u Rwanda ni kimwe mu gihugu cyari cyatakaje itegeko nshinga ry'Imana ariryo bita umuco. Byamaze kuba nko muri Edeni, nko muri Isodoma na Gomora aho bavuga, nubwo hari abigaragara ibyaha by'ubusambanye batingana bagira gute, ariko hano byaragiye bikora kuri Adamu wa mbere ko guhinduka umuntu Imana yahamije ikavuga ngo nkwemeye nk'umuntu urasa nanjye, nishimiye uko nakuremye. Bugacya mu gitondo ikavuga ngo nicujije icyatumye ugira umuntu nkanjye, kandi wowe urimo guhitamo kuba inyamaswa. 94 abanyarwanda aha hantu iyo mbageze ndavuga nti hari jenoside zindi dusoma mu mateka nk'iy'Abayahudi n'iki, ariko itandukaniro ry'iki kintu impamvu ntikindaho cyane kiriya. Urumva nari ndimo mbabwira ikintu nitiye uyu mugabo Adamu wa gatatu, nuko Adamu wa kabiri yazuye abantu, yongera yubaka ireme ry'itegeko nshinga ari ryo muco, ari ryo tegeko ry'Imana. Kagame 94 ukuri guhari ni ibintu byabereye kuri twese, twarebaga twagiraga gute. Iyo bitaba uyu mugabo Imana yahaye inshingano nkuru, icyo bita inshingano nkuru tubisanga muri Matayo 28:18 kugera kuri 20, aho Yesu yatanze inshingano nkuru ku ntumwa. Uyu nawe rero mufata nk'intumwa kuko yongeye kuduha ubuzima aho ubuzima butari buhari cyane. Nshingira ku ijambo rye yakoresheje akirepfira ku murinda, avuga ati oya ni nyuma intambara irangiye, avuga ati nge nari nzi ko aho umuntu atandukanira n'inyamaswa ari ukugira ubwenge. Icyo nari mvuze rero kuvuga ngo jenoside zindi zabaye ari y'Abayahudi, wenda niyo dukunda gutangaho urugero, wasangaga ari itsinda ry'abantu byishwe n'abandi bahandi. Kuvuga wenda ngo jenoside y'Abayahudi bakorewe n'aba. Itandukaniro rero ryaho n'iy'u Rwanda. Impano mvuga ntuyu mugabo yazuye igihugu, kandi igihugu iyo bavuze igihugu humvikana twebwe, ntiyarekeraho, arongera azura icyo bita itegeko nshinga ry'igihugu cy'u Rwanda, ari wo muco w'u Rwanda wari wamaze gutakara, aho abanyarwanda bishe abanyarwanda. Icyo kintu nicyo giteye ubwoba, nicyo gisa naho gitandukanya iyi jenoside yo mu Rwanda n'izindi zose tubona ziga mu mateka. Umugabo akimara guhagarika genocide, urumva yaravuze ati ngewe nari nzi ko aho umuntu atandukanira n'inyamaswa. Urumva ugasanga umugabo aribaza ngo ese ye umuntu afata uruhinja rudatekereza, rudafite ibitekerezo, agashyira mu isekuru agasekura cyangwa bagakubita ku gikuta.
ari umunyarwanda urimo kubikora undi umunyarwanda. Nigize kuvugaho ku muco w'abatanzaniya, sinabonye umwanya wo kurambura cyane, ariko abatanzaniya bagira amoko atandukanye kandi amoko arangwa n'indimi zitandukanye, niyo mpamvu bubatse ururimi rumwe rw'igiswahili. ariko umutanzaniya kwibeshya ukavuga nabi ururimi rwe, byaruta ukarureka kuko ntiwamucika. rero niwo muco wabo nyine, ni ugusigasira ururimi, ni ugusigasira umuco wabo, ni ugusigasira rya tegeko nshinga ry'Imana, ari ryo bita umuco. Umuryango rero ufite itegeko nshinga riwuyobora. Itegeko nshinga ry'umuco ry'umuryango ni umuco, kandi ryashyizweho n'Imana, ntirikuka, ntirihinduka. Uyu mugabo asura igihugu, nshuti yanjye, uti kubera iki? Nimba James nari ndakaye mvuga nti runaka nasangira gute nawe ku mbeho imwe, nzi ko ari we wamaze iwacu, wabatsembatsembye wabamaze, akaza akavuga, urumva yavuze ijambo ry'urura umutsima, asa n'uvuze nk'ijambo rya Yesu. Kuko Yesu ajya gufata itegeko nshinga akavuga ati ntago nje kurikuraho, nimwishuke ko nje kurikuraho, ahubwo nje kurikomeza, ariko ndarivugurura rise naho rihuza bose, umubi n'umwiza, rize rimushyire mu rukundo. Kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nugera kuri icyo kigero uraba wamaze kubahiriza itegeko nshinga. Uzi yuko Kagame yaremye umuco w'u Rwanda, akongera akawuvutsa akawugira kubise mpaka umuco ugasubiraho. Icyo bita inkiko gacaca iyo nzigezeho buriya ndatangara cyane, ukavuga uti uyu mugabo ntagasanzwe kuko yaje nka Yesu. Ushobora kutabyumvikanaho kimwe n'abandi, ariko uwo bita James nuko mbibona. Urumva mu Rwanda rwacu asa nicyo bita inkiko gacaca. Inkiko gacaca zari zigamije iki? Zari zigamije kwibutsa icyo bita itegeko nshinga ry'Abanyarwanda, rishingiye ku muco w'Abanyarwanda, rikomoka kuri Imana, niyo gihanga, niyo yahanze igihugu, ihanga Abanyarwanda. Ajya muri wa muco atangira kugenda areba inkingi zari ziwugize, agenda zisubizaho. Harimo gacaca ko abantu bicara bagacoca ibibazo, bagashyira mu bumwe, bakareba ko icyo bapfana kiruta icyo bapfa. Ibi bintu byatunguye isi, byatangaje isi. Ni nk'uko ibyo Yesu yagiye akora nabyo byagendaga bitangaza abari bari icyo gihe. Abanyamategeko bakamuhamagara bakamubwira bati bibikura. Uzi ko uyu mugabo yitabye ibitangazamakuru by'isi, akitaba abantu b'isi, akitaba ibintu byose bitabaho. Bamubaza ukuntu ibi bintu yabibasha. Ese wabibasha ute? Kubanisha uwishe n'uwiciwe, ese wabibasha ute? Ariko Jado, uzi ko iki gihugu cyari kitari igihugu cyavuyeho, kitari igihugu, utashobora kuvuga u Rwanda ninde wari buruvuge se? Kuko intego yari ihari byari ukuzimya u Rwanda. Wenda Imana ikaba yarema hari buze nk'abaganigiraga akaba ariho bahatura, cyangwa se Barundi cyangwa se iki. Umugabo araza aravuga ngo ongera ubeho Rwanda, ongera ubeho. None se uyu mugabo namurenga nkajya kuvuga undi mvuge nti yego ibyanditswe biranditswe muri Bibiliya, ni amateka, namanuka amateka y'Abisiraheli, nasobanura kuko mbisoma, nabasengera, ariko igihe cyose nshaka guhuza n'Imana neza ngo tubambatane gutya, nuko nsubira inyuma mu muco wa kimana ire mu muntu, nuko nsubiza itorero ry'Imana ku rufatiro, ari byo bita umuco, ari wo muryango. Kuko community tubamo yitwa urusengero aba ari umuryango. Niyo mpamvu abarokore tuvuga ngo nabonye undi muryango, nyuma yo kubura umuryango nabonye undi, umuryango wa Gikristo, umuryango w'Imana. No mu buhanga ngire ngo mu mavugurura yabayeho ejo bundi mu mategeko bavuze ko ari imiryango ishingiye ku myemerere. Wambaza utubuco yawugaruye ati, cyangwa se iri tegeko nshinga ry'Imana yarigaruye ati? Yarabanje arema igihugu, akita igihugu, akita u Rwanda, abwira isi ko u Rwanda ari u Rwanda nyine, u Rwanda ruriho. Aravuga ati ngewe
n'abandi nkanjye turiho. isi arayibwira arayemeza aravuga ngo igihugu cy'u Rwanda ni u Rwanda ruriho, ni urw'abanyarwanda. Abanyarwanda ntabwo bapfiriye gushira, barahari. Uti yaremye gute igihugu inshuro ya kabiri? Yacyuye impunzi, abatari bapfuye bahunze bari hirya no hino banyanyagiye, batwebwe baheze Bugande, abari bahunze bushya, acyura impunzi azigarura mu gihugu. Biriya byari ukurema igihugu. Urumva, impunzi za kera n'iza vuba barazizana. Ubwabyo yarahuye n'ihurizo ryo guhuza abantu bahunze 95 n'abahunze 94. Urumva, haza icyo bita isaranganya ry'ubutaka. Hariyo mpagezeho, aho niho shingiro ryo kuvuga uyu mugabo. Reka nsabe nibigushobokera tuzakore ikiganiro, ngira ngo twakongera tugakora ngo uhereye aha twakongera tugakora igice cya kabiri ku badukurikiye ku muco n'umuryango. Murabona ko n'ahantu turi butangiye kwira, tangiye kuba mu kabwibwi, ariko nyine rwose pe reka nekuza kumuvuga uko ntari bitewe n'amasaha uko twirukanka. Ariko nshuti zanjye mu nkurikiye ku muco n'umuryango, aka kantu shorejo ndashaka kugira ngo nzabona akanya ko kubivuga neza, kuko hari ibyo yaremye. Yes, nzakomerezaho. Ikindi kiganiro kizakurikira iki kizaba gisa n'iki noneho hagaragara oya rwose pe, kuko kandi muratwihanganira nyine mwabonye ko James yaryohewe. Ikiganiro gifite hafi isaha n'iminota irenga, hanyuma Imana ibaha umugisha. Nuko reka nsoze nifuriza umugisha Adamu w'u Rwanda, Adamu wa gatatu mu mateka, mu gitabo ndimo kwandika. Hari abashoboye kumuvugaho bandika ibitabo, rwose abanditsi b'abanyarwanda bandike n'iryo jambo nzarisorezaho. Twandike iki kintu tukigishe, haba mu itorero, haba muri sekiteri zose z'ubuzima, kuko nacyo ubwacyo ni ubuzima. Uburyo twashubije ubuzima nzabisobanuraho neza. Abankurikiye Imana ibaha umugisha. Mwandike hasi muri komenti, muvuge ibyo nakongeraho, icyo nazibandaho. Ariko nimara gusesengura neza iki kiganiro nkakigaragaza uko numva umutima wanjye uri, bisa naho bisasira n'ibyo ndimo kwandika, nkeka yuko bizaryoha, bizafasha abanyarwanda benshi, kuko nicyo gihe kigeze cyo kuvuga bigize u Rwanda rwacu, kuvuga u Rwanda rwacu, kuvuga ubuzima bw'u Rwanda. Imana ibahereze umugisha cyane. Shalom, shalom.